Abantu benshi bacitse ururondogoro, amagambo yabaye menshi mu isi, nk'aho ibyo bidahagije nko ku mbuga nkoranyambaga abantu banatangiye gupositinga amafoto ndetse no kugaragaza telefoni y'akataraboneka, telefoni ya mbere mu isi, telefoni izaba ihenze, telefoni izajya ikora mu buryo budasanzwe, telefoni ishobora gukora ibyo utatekereza, telefoni yakozwe n'uruganda rwa Hawayi rwo mu Bushinwa, iyo telefoni ikaba yitwa Mate X, ni telefoni y'akataraboneka, telefoni ihambaye, telefoni ya mbere mu isi igiyemo ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano, abenshi bazi nka Artificial Intelligence. Iyo telefoni ikaba ije nyuma y'uko uru ruganda rwari rumaze imyaka 5 mu bushakashatsi bwo kuyikora. Dukurikire ijambo ku rindi uramenya neza iby'iyi telefoni, umenye ese ikora ite, ni ryari izajya hanze, ni bangahe bayikeneye. Makinga shuwa ko wamaze gukora subscribe ndetse wakanze na like ndetse wafunguye n'inzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu byiza. Njye muri kumva ni Ishimwe Julien, naho channel yo ni The Eagles Kagoma TV. Ndabashimiye, ikaze. Hashize imyaka 5 ikorwa telefoni ya mbere, izingwa kabiri, igiye kujya ku isoko. Sosiyete yo mu Bushinwa imenyerewe mu gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo nka telefone, mashini ndetse n'ibindi bikoresho bya elegitoronike yitwa Hawayi, yamuritse telefoni nshya ya Mate X. Ishobora kuzinga inshuro 2, izajya ku isoko tariki ya 20 Nzeri 2024, aho izaba ihagaze $2,800 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya mu mafaranga y'u Rwanda nagera kuri $3,800,000. Hawayi yamuritse iyi telefoni nyuma y'igihe gito Apple imuritse iPhone 16 cyangwa se iPhone 16. Telefoni yayo ya mbere yubakanywe ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano buzwi nka AI. Ubu babwita Artificial Intelligence. Abantu barenga miliyoni 4 mu Bushinwa nibo bamaze kugaragaza ko bayikeneye, bakazayigezwaho mu gihe yagiye ku isoko. Iyi mibare ingana na telefoni zizingwa zagurishijwe ku isi mu gihembwe cya kabiri cy'uyu mwaka, kuko zari miliyoni 4 nk'uko bigaragazwa n'ikigo gishinzwe igenzura ry'ikoreshwa rya serivisi z'ikoranabuhanga International Data Corporation. Umuyobozi mukuru wa Hawayi Richard Yu yavuze ko hari hashize imyaka 5 igitekerezo cyo gukora iyi telefoni kiri gushyirwa mu bikorwa. Iyi telefoni nayo yubakanywe ikoranabuhanga rya AI, Artificial Intelligence, aho rizajya rifasha abantu kubona inyandiko mu buryo bworoshye no kuzihindura mu zindi ndimi, uburyo bwihariye bwo kuvugurura amafoto n'ibindi. Iri koranabuhanga rya AI cyangwa Artificial Intelligence muri iyi telefoni ryubakanywe na processor ya Kirin yakozwe na Hawayi. Bivuze ko izindi telefoni zose zahawe iyi processor zirimo izo mu cyiciro cya Mate 15 zigira iri koranabuhanga. Iyi telefoni ya Mate X izajya iboneka mu mabara 2 y'umukara n'umutuku, ifite incline ya santimetero 25, izaba ifite umubyimba wa milimetero 3, hagati y'3 n'6. Hawayi ivuga ko ariyo telefoni yonyine izingwa ifite umubyimba muto. Iyi telefoni izaba ifite clavier nto ku ruhande umuntu ashobora kwifashisha mu kwandika mu gihe adashaka gukoresha telefoni gusa.
Iyi izaba ari nto ku rugero rwo kuzingwa igashyirwa mu mufuka w'ipataro cyangwa mu mufuka w'umwenda waba wambaye. Hawaii yatangaje ko iyi telefone izajya hanze mu byiciro bitandukanye bitewe n'ubushobozi bwazo mu bubiko, aho iya mbere ifite gigabyte 255 izaba ihagaze $2,800 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo uyavunje mu